abantu bagombaga kuza bakabatizwa. Ndibuka cyakurikiyeho twabatije abantu bagera muri 40 sabaga kwitanga, twaturaga amaturo akaba ubusa, tugatanga kimwe mu 10 kikaba ubusa, bigeraho bidusaba noneho gutanga n'imitungo yacu. Bakunzi bacu nanone kandi bakunzi umusaraba, nshuti zacu kandi nshuti z'Imana, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Dushima Imana nanone iduhaye aya mahirwe yo kugeza aka kanya tugihumeka. Ni ukuri izina ryayo nirishimwe cyane kandi rihabwe icyubahiro mu mitima yacu. Nanone tugarutse muri cya kiganiro cyacu umutumirwa ariko mu nsanganyamatsiko igira iti kugendana na Yesu. Ubushize mu kiganiro giheruka twari twaganiriye na Uwimana Matayo atubwira iby'urugendo ibyamubayeho kuva muri 2008 ubwo yakiraga ubutumwa nakita bw'inzaduka bukamukura mu itorero. Twari tumaze gusoreza ahantu yari atangiye kubatiza kandi nyamara yari inshingano ya pastor yari ushinzwe iyo mihango yera, ariko yari ageze ku rwego rw'uko atangiye kujya akora iyo mihango. Matayo muraho neza. Twishimira none kukwakira hano ku muyoboro wagendana na Yesu TV. Murakoze cyane. Ndagira ngo rero mbere yuko twinjira muri kino kiganiro nanone twongere twiragize Imana. Murakoze. Data wacu habwa icyubahiro. Turagushimiye cyane ko nanone uyu mwanya utwemereye kuba tugiye kuvugira imbere yawe kandi tugiye kuvuga ibizagera mu matwi ya benshi. Reka abazabyumva bazumve uburyo ki utabara kandi bazumve uburyo ki hanze aha hari benshi bakeneye ubutumwa bwiza kugira ngo baze bifatanye n'itorero ryawe kugutegereza. Bana natwe muri uyu mwanya rero uturinde kiyogoya mu izina rya Yesu. Amen. Ubushize twari tugeze ahantu mwari mumaze kubatizwa abona kita abayobozi b'itsinda ryanyu ry'abitanze burundu. Mwari mugeze ahantu mwumva ko noneho mugiye gutera ruhande mukabatiza n'abandi bizera. Ducumbukuriye aho ngaho, ese mwaje kubigeraho byagenze bite? Murakoze cyane. Ubwo byaje gusoza iyi nama y'umurimo twari turimo yanzuye ko abantu bose bemeye ubutumwa bwiza bagomba kubatizwa. Guhera uwo munsi rero ubwo hamwe iwacu Rugarama hahise hitwa kuri Yorodani. Ubwo nuvanga abantu bagombaga kuva imihanda yose bakaza kubatizwa ku ruzi rwa Yorodani. Kubw'ibyo ngewe rero n'izina Matayo ryahise risa n'irihinduka, ahubwo nitwa Yohana Umubatiza. Ubwo rero abantu bagombaga kuza bakabatizwa. Ndibuka cyakurikiyeho twabatije abantu bagera muri 40, hanyuma ku turo ya gatatu tubatiza abantu bagera hafi ku 150. Abo bantu bose baturukaga ahantu hatandukanye mu gihugu hose cy'u Rwanda, ndetse hari n'abavaga Burundi n'abavaga Uganda tukababatiza. Bivuze ngo mu mvugo z'itorero, organization y'itorero nk'uko bavuga ko hano mu Rwanda cyangwa hano muri Kirehe ariho hari union cyangwa ni icyiciro cy'itsinda ryanyu ku rwego rw'isi. Urakoze cyane. Ubwaho hahise haba kuri Yorodani, urwanga abantu bagombaga kuva imihanda yose bakaza kubatirizwa mu ruzi rwa Yorodani nk'uko kuri kwa Yohana byagiraga gute byagendaga. Si uko hari icyicaro, ahubwo niho abantu bazaga kubatirizwa. Ariko nta none tukiri aho, niba atariho hari icyicaro, ese bivuze ko hari ahandi mwumvaga mu bindi bice haba hari abandi bantu bakora mu buryo bwanyu? Urakoze cyane. Buriya nakubwiye ko twabaga dufite ibice bitandukanye. Igihe kimwe twakoreraga ku Murindi, ikindi gihe tugakorera za Mahama, ikindi gihe tukajya za Gashongora. Ndibuka ni Kigali twagiyeho muri Yerika, turakodesha muri sale y'Yerika, tujyamo dutanga ibyigisho n'ibiganiro, ibintu bigenda neza. Uvango rero aho atekerezwaga hose harakoreshwaga, ariko aho hari habaye umwihariko kuko abantu bahazaga baje kugira gute kubatizwa. Ubwo rero abantu benshi bamaze kubatizwa, noneho tuza guhura n'ikibazo gikomeye cy'uko kuri radiyo amafaranga ari kubura, ariko tukikanga duteranije amafaranga mu kwa mbere
tukikanga twongeye guteranya andi mafaranga mu kwa karindwi, kandi ubwo bikabagwa ngo mu kwa mbere twarishyuye ndetse no mu kwa karindwi tukishyura, kandi byadusabaga gutanga twishyura umwaka. Twikanga rero tugiye kujya twishyura nk'inshuro 3 mu mwaka, tukibaza ngo amafaranga hehe akoreshwa ati. Ubwo byatangiye gake gake. Hanyuma ndibuka inama y'umurimo twakoze, twafashe igitabo cya Evenoma byaduka byo mu minsi y'imperuka. Ndibuka nerekana ko harimo ingengamikorere ari White yatanze itorero rikwiye gukoresha, ingengamikorere y'itorero. Igihe natangaga icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo ingengamikorere y'itorero ngo natwe tuyigire, tujye tumenya ngo habonetse aya, hakoza aya, hasagutse aya, bahise banyagamaganira kure, baravuga bati ugiye kugenzura umuntu w'Imana? Ati uwo mwuka mu izina rya Yesu wo kugenzura umwuka w'Imana ucikwe. Ubwo nyine babaye nk'abankubise ku munwa, birangira gutyo, ariko tubipfundikira aho ngaho birarangira. Hanyuma rero twihuse, ubwo byadusabaga kwitanga, twaturaga amaturo akaba ubusa, tugatanga 1/10 kikaba ubusa, bigeraho bidusaba noneho gutanga n'imitungo yacu kugira ngo mufashe umurimo kuri radiyo, kugira ngo dufashe umurimo kuri radiyo. Hanyuma rero ubwo bigeze aho bitunaniye, ufite icyatire cy'isamba atangira kugira gute kugurisha. None ngarutse aho ngaho, aho twatangiriye ubushize twasoreje, watubwira ko umudamu we atari yakiraga ubutumwa, cyangwa mwarajyanaga byagendaga bite? Yarakiri mu itorero cyangwa wowe mwarabanaga? Ese iyo umugabo yemeraga gutanga imitungo ye ariko atabana n'umudamu we, byagendaga muri iyo myumvire byagendaga bite? Urakoze cyane. Uvuga ngo umudamu yari ari mu itorero, we ntago twari turi kumwe. Hanyuma ngewe rero ubwo urumva ko gutanga byarangoraga, ntabwo najyaga gufata ku mafaranga ngo mubwire, ahubwo nge nakoraga ibintu bucece. Niba ari igihe cy'amateraniro nkajya mu rutoki ngatema ibitoki, nkahamagara akajyana. Niba ari amateke nkakura nkahamagara akajyana. Ubwo nge nakoraga nko mu buryo bwo kwiba, kuko nyine ntabwo nabaga mbyemerera. Wenda tukiri aho ngaho, mu by'ukuri nubwo uri gukora ibyo ngibyo, urukumva kuri gukora umurimo, ariko nyamara turebye ijambo ry'Imana ritubwira birerekana ko ari ukwiba, kuko uri gufata ibintu ufatanyije n'umuntu ariko ukabikoresha wenyine. Nubwo wumva kuri mu murimo, ese wumvaga umutima wawe nta rubanza ugucira? Ese wabikoraga nk'umugabo mu rugo? Muri make umudamu yarabayeho ate? Uko nabikoraga rero ko cyarazamutse, turabo tuti twebwe dufite imiryango tudafatanije kwizera, bitubereye imbogamizi gutanga. Ubwo rero twaje guhabwa igihamya kiri mu itangiriro cyerekana uko Aburahamu yagiye gutamba Isaka. Imana yaramubwiye ngo byuka ujye gutamba umwana wawe. Aburahamu ntabwo yigeze abwira Isaka, ahubwo Aburahamu ntabwo yigeze abwira Sara, ahubwo yafashe umwana aramushorera, bagira gute, baragenda. Ubwo rero twebwe iyo wakoraga gutyo, n'uwakubazaga ngo bimeze bite, aramubwira ngo tugiye gutamba Isaka. Ntabwo twigeraga tumva ko ari urubanza gutanga ibintu by'umuryango utabizi, kubera ko twabonaga ko Isaka nyine yatambwe, Sara atagize gute, atabizi. Ngo wenda nitwa turi kugera ku musozo, uri kuvuga uburyo wagarutse mu itorero zo kongera ukibandeho, uvugure iki kintu ahari cyaje kukubabaza, ukumva ko wibaga cyangwa wakoraga ibintu bitandukanye n'umudamu, ukumva ko ari igishinza imbere y'Imana. Urakoze. Hanyuma rero ubwo igihe cyamaze kutuberaho gutyo, umuntu agatangira gukora kutwe. Niba wagiye mu ijambo ritwigisha gushyira ku gicaniro, gushyira ku gicaniro kwari ugushyira ikintu cyose ubona kikubereye imbogamizi ku gicaniro. Ubwo aho rero twaje gutera intambwe yo kugeraho twifuza gutanga imitungo yacu duhereye ku mazu n'amasambu twabagamo, ariko tukabona umugore n'abana babaye imbogamizi kubera ko tutari kumwe. Ko ndibuka nk'uwitwa Papa Sabato, we yari yarabishoje, isambu yari yaragiye, inzu yaragiye, asigaye yibera mu makoti. Ibyo rero byaje gutuma twebwe noneho dutangira gusenga amasengesho
ugapfuka mukayiriza ubusa ukabwira Imana uti umurimo urakennye kandi nta mpamvu y'umugore nta mpamvu y'abana aho kugira ngo habure igitangwa ku murimo ahubwo babica. Ayo masengesho twageze aho tuyasenga yageze atunguka mu kanwa kanyu abantu mwasenze musaba Imana ngo ibabarire ibyaha, noneho hagezeho gusenga isengesho ngo Imana ibicira abadamu n'abana ibe kutubera imbogamizi ku murimo. Imana igira neza. Ntekereza ko nta wapfuye bitewe n'ayo masengesho. Nta wapfuye rwose, Imana ntabwo ijya yita ku bugoryi bwacu. Hanyuma rero ubwo icyo kivuyeho, noneho tuza kugira itsinda rishyashya. Ubwo iryo tsinda ryari rimaze kuvuka ahitwa Mushikiri Kibimba, hanyuma ntoranwa nk'umuntu uzajya gufasha iryo tsinda, nari kumwe na mugenzi wanjye undi nawe Garama aho ngaho. Hanyuma rero ubwo tugezeyo twitwaza ibitabo twagombaga kwitwaza kugira ngo tubonemo ibihamya bitwereka yuko itorero ry'Abadiventi umunsi wa karindwi atari Babuloni. Muzi yuko inyigisho y'abagorozi iri imbere bavuga ko itorero ry'Abadiventi umunsi wa karindwi ryabaye Babuloni. Ubwo rero nitwaje igitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Abakunzi bacu batureba ni iki gitabo? Ni igitabo cyasohowe n'itorero ry'abagorozi, ariko nimba hari igitabo n'ubundi cyerekana ko itorero ry'Imana ritazigera riba Babuloni, ni iki gitabo. Ubwo harimo icyigisho muri iki gitabo kiboneka ku ipaje ni Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, kiboneka ku ipaje ya 47. Icyo cyigisho cya 47 kuri iyo paje ni icyigisho cyerekana itorero ry'Imana mu minsi y'imperuka. Nicyo dusangamo ibihamya byerekana ko itorero ry'Abadiventi ritazigera riba Babuloni. Icyakora iyo tugeze ku ipaje ya 200 ku kagingo ka 716 hatugaragariza ko hari igihe kugwa kwa Babuloni kuzabaho mu buryo bwuzuye. Icyo gihe rero kitwereka ko ari igihe itorero rizihuza n'isi, hanyuma rigatangira kugendera ku mabwiriza y'isi n'umurongo w'isi, ko icyo gihe itorero rizaba riguye mu buyobe mu buryo bugize gute bwuzuye. Icyo gihe rero tugaragaza ko kitigeze kibaho. Hanyuma tugaragaza amagambo n'ubundi ari mu butumwa bwatoranijwe, ndetse naho harimo ibihamya byiza ku ipaje ya 53. Uhereye aho ngaho ugasoma naho herekana Babuloni ivugwa mu Byahishuwe igice cya 18 iyo ariyo. Abagerageza rero kubigaragaza ko Abadiventi umunsi wa karindwi ari Babuloni, Enoweti yatugaragarije yuko bibeshya. Hanyuma hari amagambo dusanga mu bihamya by'itorero n'ubundi Enoweti agaragaza avuga ngo yihaniye muri itorero ry'Abadiventi umunsi wa karindwi afite imyaka 17 y'ubukuru. Hanyuma ngo avuye mu Bametodisite, kuko yavuye mu Bametodisite ajya mu Badiventi umunsi wa karindwi kuko byabimusabaga n'ibihamya byarabyerekana. Ariko aravuga ngo uhangaye kongera kuva muri iri torero ngo ni ukwigerezaho, ngo ni nko kuva mu bugingo ugana mu rupfu. Aravuga ngo rero uhangaye kuva muri iri torero ukajya mu rindi, aravuga ngo ni nko kuva mu rupfu, kuva mu bugingo ukajya mu rupfu. Kandi aravuga ngo iri torero yaribatirijwemo ngo ntateze kuzarisohokamo kugeza rimennyemo iki? Amaraso. Ibyo bihamya byose rero tubigaragariza iryo tsinda ry'abagorozi, birangira abagorozi batsinzwe. Tukiri aho ngaho, urumva ko ibihamya uri gukoresha ni ibihamya bivugira itorero kandi uri kujya kubwira abagorozi nyirizina. Ese ibyo bihamya wumvaga ari ukuri ko kwishana kwishana? Ibyo bihamya nabitangaga ari ukuri, kuko n'ubundi twahereye muri Bibiliya tureba amagambo ari mu rwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike. Mu rwandiko rwa kabiri Paulo yabandikiye mu gice cya mbere, icyo gice cyose ugisomye cyerekana isohozwa ry'ubuhanuzi turimo dusohoza. Cyerekana igihe umunyabugoma azahishurwa, kikagaragaza neza igihe ubwo buhanuzi buzasohokera, ko igihe umunyabugome wita Imana azishyira hejuru
akahamagarira abantu kugomera amategeko y'Imana, icyo gihe noneho kugwa kwa Babuloni kuzaba kubayeho mu buryo bugize gute bwuzuye. Ubwo rero twifashisha venoma, twifashisha n'ubutumwa bwatoranijwe, igitabo cya kabiri, bidufasha neza guhangana n'iryo tsinda ry'abagorozi. Birangira noneho rya tsinda ryacu ryari rivutse aho hakurya rimenye ko abagorozi bari mu buyobe, ko itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi ritazaba. Ubwo rero turimo dutaha, tumaze kwambuka umugezi, nganira na mugenzi wanjye ndavugana, ariko uko duhagaze muri aka kanya duhanganye n'abagorozi, buriya wabonaga duhanganye n'abagorozi nk'iki. Ati uko ndi kubibona twaburaniye itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi. None se itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi ntabwo nzi uko byanjemo nanjye. Itorero ry'Abadive turiherukamo ryari? Twari tufashe imyaka hafi 3 tutagera ku rusengero, dusanga ntituhaheruka. None siko turiburaniye tukaba tugaragaje ko ritazaba Babuloni, kandi natwe tukaba tutari kurisengamo. Ubu ahari ibyacu bimeze bite? Ubwo dutaha twibaza icyo kibazo. Twaje kugera mu rugo rero dufashe umwanzuro, turavuga ngo ubwo tuburanye n'abagorozi tukaba tubonye ko ibihamya by'abagorozi atari byo, ahubwo ibihamya bihamya itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi ari byo byo, tugiye kongera natwe dusubiremo turebe iby'iri tsinda turimo n'iri torero, nabyo tubishyire ku munzani turebe icyo tuzasanga ibihamya bigaragaje ko aricyo kiri mu kuri nicyo tuzagendera. Muri make navuga ngo muhanganye n'abagorozi, abagorozi baratsinzwe, ariko kandi nubwo muhanganye nabo mukaba mubatsinze, muri gukoresha ibihamya by'itorero mutacyemera. None bibaye ngombwa ko noneho mwoje gutekereza muti noneho rero ubwihamya turi gukoresha ari iby'itorero tukaba twararivuyemo, reka noneho dushaka ibihamya by'iri torero none twe tuvuga ko turimo, noneho bihanganira ibi ngibyo bati ubwo niho tatumwe ari mugezi. Yego wadukomereza. Nakoze cyane. Ubwo twahise dufata igihe kingana n'ukwezi kose dufata ibitabo bya Ellen White aho biva bikagera. Ntabwo tukiri aho ngaho mwari bangahe? Twari babiri, nari kumwe n'uwo mugenzi wanjye. Dufata ibitabo bya Ellen White aho biva bikagera, hanyuma dufata amakayi abiri, ikayi imwe ikajya yandikwamo ibihamya bishigikira itsinda turimo, ibindi bikandikwa mu rishyigikira itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi. Hanyuma ubwo dufata umurongo, akanya kose tubonye ko igihe kinini muri uko kwezi twagikoreshaga turi muri uwo mwanya wo kwiga ibihamya, dufata igihamya tukigereranya n'ikindi, dufata igihamya tukigereranya n'ikindi, dufata igitabo tukigereranya n'ikindi. Hanyuma tuza gufata umusozo wo gukusanya noneho ngo turebe iki bihamya bigaragaza. Ubwo twarebaga iki? Twarebaga itorero ry'Imana, Imana irimo ihagazemo uyu munsi, niba riri mu itsinda cyangwa se niba riri mu itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi. Hanyuma ubwo twafashe ibihe uko bigiye bitandukanye, dufata itorero ry'Imana mu gihe cy'intumwa. Tumaze gufata itorero ry'Imana mu gihe cy'intumwa, dushaka ibihamya byari birigize. Turongera dufata itorero ry'Imana mu gihe cy'umwijima. Nimvuga igihe cy'umwijima, uzi ko intumwa zarenganijwe, hanyuma akarengane kagasa n'agatsiratsiza ijambo ry'Imana, hakabaho igihe cy'umwijima, ari nabyo tujya mu byahishuwe n'ubundi bikagaragaza n'ifarashi y'umukara. Hanyuma muri icyo gihe cy'umwijima nabwo turarirambura n'ibihamya byaryo, hanyuma tugeze aho dufata itorero ry'Imana noneho mu gihe cya Ellen White. Turangije dusoresha itorero ry'Imana mu gihe cyacu. Hanyuma rero ubwo twaje kureba uburyo Imana yagiye ikorana n'itorero, ubwo twaje kwisanga itorero ry'Imana mu gihe cya Laodikiya, aricyo gihe cyacu. Dushaka ibihamya rero bihamya Laodikiya. Umwanzuro umwe twabonye waravugaga ngo Laodikiya ntabwo isohokwamo, ahubwo Laodikiya igirwa inama. Hanyuma tuza kwanzura tubonye ko Laodikiya Imana yarabwiye ngo dore ndakugira inama, ungure umuti wasizwe ku
amaso kugira ngo uhumuke, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda ngo ube umutunzi, ungureho n'imyenda yera yo kwambara kugira ngo uhishe isoni z'ubwambure bwawe. Hanyuma Imana igasoza ivuga ngo nuko gira umwete kuko abo nkunda ngira gute ndabacyaha. Noneho tuza gusoza tubonye ko Laodikiya ntabwo Imana yigeze yiruka, ahubwo yaravuze ngo ngiye kukuruka. Dusanga Laodikiya iri mu kanwa k'Imana, ntabwo Imana irayiruka, ahubwo Laodikiya iracyari mu kanwa k'Imana. Imana iri kuyigira inama, kandi noneho uwemeye kwakira inama ntabwo ibihamya byatugaragarije ko asohoka, ahubwo Yesu aravuga ngo uwemeye kwakira inama Yesu arinjira bakagira gute, bakabana. Ubwo bivuze ngo muri Laodikiya ntabwo abantu bayisohokamo ngo bareme ikindi gihe kuko nta kiriho, ahubwo igihe cya karindwi cy'itorero rya karindwi ni Laodikiya igirwa inama ngo yakire umuti wo gusiga ku maso. Tuza gusanga rero mu butumwa twari twaragira ubwo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera, nabwo tubugarukaho ngo turebe none ubu butumwa bwahawe bande, burabwirizwa n'abandi. Dusanga ni ubutumwa bwahawe abadivayiti umunsi wa karindwi. Twaranditse ngo abadivayiti umunsi wa karindwi Imana yabacukuye mu kinombe cy'izahabu ngo ikoresheje inkota, ngo ibaha ubutumwa butigezwe buhabwa n'umuntu uwo ari we wese, ndetse n'itsinda iryo ari ryo ryose. Nuko rero baratubwira ngo yabahaye ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubwa marayika wa kabiri n'ubwa marayika wa gatatu. Ducukumbuye dusanga ubutumwa bwa marayika wa gatatu ni ugutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Elena White arahamya ngo abantu benshi baranyandikiye bambaza niba gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera ari ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Dusanga aravuga ngo nabashubije mbabwira ko yego rwose ni ubutumwa bwa marayika wa kangahe, wa gatatu. Wenda nubwo tutafata umwanya munini cyane ngo dusobanure ubutumwa bwo gutsindishizwa n'umuntu wo kwizera icyo ari cyo, ariko uko byagenda kose abantu babivuga uko bishakiye, bakabifata ko ari ibintu bisa nkaho biremereye cyane, bisaba kurara amajoro, bisaba kugira ibyo wigomwa byinshi cyane, rimwe na rimwe ngo hakeneye ibimenyetso ibi n'ibi, ngira ngo hariya tuzabikora mu cyigisho tuzakora ubutaha kibusobanura ubwo ari bwo n'uburyo cy'abantu bakwiye no kubwakira. Rero mumaze kubona ko ibihamya itorero ry'Imana rya Adventiste mu karindwi bihari, byagenze bite? Tumaze rero kubona ko ibihamya bihari, twafashe umwanzuro. Ubwo nari kumwe n'uwo mugabo twafatanije ibyo bihe byo kujya kwiga ibihamya, hanyuma tuza gusanga ko nta gukomeza kuba muri iri tsinda, kuko naryo tumaze kubona ko ntaho gukorera rifite, ahubwo umugorozi nyamugorozi akwiye gukorera mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Ubwo rero turiyemeza tuti tugiye kuba mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi, ariko nk'abantu bahagarariye itsinda, nk'abantu twabaye mu nama z'umurimo, ntabwo turagenda gutyo gusa. Twahise dutumiza amateraniro yihuse. Hanyuma ubwo mu materaniro yihuse, iteraniro ryaraje hari ku isabato nimugoroba, ibera Rugarama. Ndangije mfata umwanya kuri Yorodani, bamwe batanye ikiganiro ni hamwe kuri Yorodani. Ubwo ntangira ikiganiro ngaragaza bya bihamya uko twabyize, itorero ry'Imana mu gihe cy'intumwa, itorero ry'Imana mu gihe cy'umwijima, itorero ry'Imana mu gihe cya Elena White, n'itorero ry'Imana mu gihe cyacu. Ngaragaza umurongo Imana yatanze n'ibihamya uko bikwiye kugenda. Ndangije ndavuga ni rero tumaze kubona ibi bihamya twasanze nta mpamvu y'itsinda, ahubwo ababishaka twese dusubire ku rusengero ku itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Ubwo maze gushyiraho icyo cyigisho, wa muyobozi wacu mukuru ntabwo yari ahari, n'abandi bakuru bo mu bindi bihande bahise bavuga bati, barahamagarana bavuga bati, Matayo itorero ararisheshe, amatsinda yasize ku karubanda, avuze ko twayobye, none mututabare. Ubwo Sebazungu yahise avuga ati, mugumaho ndaje. Nanjye ndavuga ni rero imbuto maze kubiba ntabwo yahita aza ngo ibifashite mu bwonko bw'abantu. Ndavuga ubu ntabwo mpari, ahubwo nyuma y'iminsi 3 bazaza. Ubwo nyuma y'iminsi 3 baraje, n'abahari n'abandi bose bakomakomeye, tujya mu bihamya rero. N'abandi bizera navuga ngo bakiri batoya barabahari. Tujya mu bihamya rero, mbere ku murongo ukuntu ibihamya byatanzwe n'Imana yagaragaje. Ndavuga ni rero kubw'ibi bihamya nasanze nta mpamvu y'itsinda, ahubwo dukwiye gukorera mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Ubwo nawe yahise ahaguruka azana ibihamya by'ubwoko bwose, aravuga ngo
Bibiliya ivuga yuko ugusha umuntu umwe muri aba bana batakwiye guhambirizwaho urusyo akajugunywa imuhengeri. None wewe wagushije abantu ukwiye kujugunywa imuhengeri. Azana ibihamya byinshi, nuko agera ku gihamya kimwe n'ubundi kiri muri Evenoma mu cyigisho nababwiye kivuga ngo muzajya mufata ibihe bizaba mu minsi y'imperuka mubizane muri uyu munsi, muvuge ko mu badivayiti hazasohokamo itsinda rirushije iri kuba ryiza. Aravuga ngo ibi ni mu bitekereza muzaba mushorewe n'imbaraga y'umwanzi. Nuko aravuga ngo rero hari igihe cyabayeho aho inteko muri rusange yaje gufatwa nk'ijwi ritari ijwi ry'Imana. Ariko ari nawe taravuga ngo igikenewe si ugushyiraho irindi torero nubwo ibyo byabayeho, ahubwo Imana izakosora ibigize gute ibikosa. Nuko rero atanga icyo gihamya aravuga ngo ntabwo abadivayiti bakiri ijwi ry'Imana. Ndangije ndamubwira nti soma ni paje ikurikiraho hepfo. Kayo magambo usomye ayari hepfo aravuga ngo nubwo bimeze biki gikenewe si ugushyiraho irindi torero rishya. None yo kutayasomye yahise nkabukira ambwira ngo atansiyo wimvugira. Ndamubwira rero niba ari uko bimeze muntu w'Imana twe gupfa ubusa, njyewe namaze kona ko ibihamya bitanyemerera kuba muri iri tsinda, mbasezeyeho abumva bumvishe, abiyufura biyufure, njyewe nsubiye ku itorero ry'abadivayenti umunsi wa karindwi. Ubwo twasubiyeyo turi abantu 6 muri iryo tsinda twari dufite, abandi ubwo bahise bakambikaho bazana ubwigisho two kubaremarema ubwo baragerageza. Ubwo rero urugendo tukiri aho ngaho uko byagenda kose twatangiye tubona ko madamu wawe mutajyanaga, rimwe na rimwe wafataga imitungo ukayisohora ijyanye iyo ngiyo. Ese madamu wawe amaze muri make utari wagaruka mu itorero yari amaze kugera kuri uruhe rwego rwo kujya gusenga? Ese yari akijya guterana? Ese amaze kubona ko ufashe umwanzuro wo kugaruka, ese yaba yarishimye bingana bityo? Yaba yarishimye bingana bite? Ese ubuzima bwanyu mu rugo busa nkaho bwongeye kongera buragaruka cyangwa n'ubundi nta mpinduka yigeze iba? Maze gutanga itangazo yuko ngiye kugaruka mu itorero, maze kubimuganiriza yarishimye bitagira akagero, ndetse ubwo byatumye noneho nongera no kumwaturira, mwereka ibintu byose nagiye nkora mba muri iryo tsinda, none ko ngarutse ku rusengero kugira ngo dukomeze umurongo umwe wo gusenga. Yabyakiye neza rero, namusabye imbabazi arazimpa. Ubwo ndangije urusengero, twagiye mu rusengero dusaba ijambo. Nk'umukuru w'itorero wari waragiye, n'uwo mugenzi wanjye nawe yari umubitsi w'itorero, nawe twari twarajyanye, ariko tugarukana n'umudiyakoni, tugarukana n'umudiyakonikazi n'abandi bizera nabangahe basanzwe. Twatse ijambo rero, bamaze kumpa ijambo ubwo mbabwira inzira twari twaragiye, naho itorero twari tumaze kurigeza, nuko mutwirirwaga turisebya. Byarangiye rero itorero ritubabariye, ariko kubera ko twari twaraciwe kandi twari twaje tuvuga tuti twaje tumara amazi icyo byadusaba cyose kuba mu itorero ry'Imana twemera kugikora, byatumye bavuga bati kunyura mu mubatizo. Ubwo turongera duca mu mubatizo turabatizwa. Uyu munsi rero nk'abandi umudivayiti umunsi wa karindwi ushima Imana, ndi umubwiriza w'ubutumwa bwiza. Ubwo batwumva badukurikirana, abanshaka bambona kuko nitangiye gukora umurimo w'Imana mu itorero ry'Imana. Nitwe bagorozi Imana ikeneye ko tugororera mu itorero ry'Imana uyu munsi, nta yindi ngengamikorere ikwiriye kubaho hirya y'itorero ry'Imana. Yego, dusoza ikiganiro cyacu wenda ngira ngo na hanyuma ngira ngo mubaze, ese nyuma y'uko uvuye muri iryo tsinda, abo mwabanaga mu myaka yakurikiyeho n'ubu ngubu amakuru bagufiteho cyangwa ubona ko rigifite imbaraga, ese babayeho bate? Urakoze cyane. Maze kuva muri iryo tsinda n'abo bagenzi banje, ibihamya byakurikiyeho byagaragaje ko ari inyigisho z'ibinyoma. Ko icyambere hari hamaze kubamo intera y'uko mvamo, twari tumaze kugura moto. Ubwo rero navuyemo hagezweho imodoka. Ibyo bintu byo kugura moto n'imodoka rero byitwaga ko tugiye kugurira umukozi w'Imana ibikoresho azajya agendaho abwiriza ubutumwa bwiza. Ibyo rero byatumye hari abandi bajya barareba, hahise havuka muri ikindi gice. Noneho icyo gice cya Muzungu Leonari bakita ngo ni icy'abanyamubiri, kubera ko bashakaga ibikorwa by'iterambere.
hanyuma ikindi gice cyitwa ngo nabo kwizera, bafite kwizera, mbese ubwo nabo umwuka. Abo nabo hirya gato hacikamo ikindi gice n'ubundi. Ubu mu gice twabagamo kimaze gucikamo ibice bingahe? Bitatu. Ibyo rero bikatwereka ko ari ibihamya byerekana ko koko abo bantu batari bayobowe n'umwuka w'Imana. turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha, kandi namwe turabashimiye mwe twabanye mwakomeje kudukurikira. Inyunga yanyu nayindi ni ukumva iki kiganiro, uca bugufi kandi ugasenga. Ahari nawe ushobora kuba warabaye mu bintu nk'ibi ngibi kandi ushobora kuba ukibirimo. Icyo tugusaba ni ukwemera ijambo ry'Imana rivuga, kandi ukemera ibihamya byo mu mwuka w'ubuhanuzi. Nyuma y'uko umaze kumva iki kiganiro, icyo tugusaba ni ukugisharinga abandi bantu, ubutumwa bukagera kure. Ahari ntawamenya, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nyanyagiza imbuto yawe. Rero turagushimye Imana y'urukundo rutangaje, izina rye rihabwe icyubahiro. Tugushimiye uburyo ubanye natwe muri iki kiganiro, ubihererwe icyubahiro. Nuko turagusabye rero ubwo dusubitse ikiganiro, kandi tukaba twitegura kuzasubukura ingingo y'ubutumwa bwiza bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, uburyo bwakirwa mu mitima yacu, uburyo bukwiye kubwirizwa mu itorero ry'Abadiventi umunsi wa 7. Turinginze ngo uzaducira inzira, kandi ngo ibiganiro ababikurikirana bose bizabafasha, tuzarushaho kugushima. Nuko ubane natwe muri gahunda zose, kandi utuyoboze ukuboko kwawe, ari twe tuvuga ndetse n'abatwumva, twese tugiye tubona ku migisha yawe.